twongeye kubasuhuza mwese abadukurikiye, twongeye kubasuhuza mu byo murimo byose naho muri hose, tunabashimira umwanya muduhaye kugira ngo tuganire. Uyu munsi ndashaka kubakumbuza bya bihe, ndashaka gukumbuza abakuru mu badukurikiye, bavuga nti mwibuke bya bihe twanyweraga ku muheha, tukanywera ku muheha umwe, bikarangira abafite ibyo bafitunze cyangwa se n'abatabigira kubera ibyishimo batanze inka. Nagira ngo twongere twibuke bya bihe twashyiraga imbere umuryango, twashyiraga imbere abaturanyi. Ni muri ibyo bihe abana benshi bagiye babera umugisha aho bavukaga. Nimwibuke bya bihe twishimiraga ko abaturanyi bababyaye, byari n'umugisha kubera ko twajyaga tukarya ubunyano, ubwo no guhera ku batoya, mu gihe abakuru twaganiriraga ku bigage no ku kagwa. Ndetse nakongera nkavuga ntutazi umukungu yima umwana niyubahwe. Ndimo kuvuga gutya nk'uko bisanzwe, ndagira ngo tuganirire ku byo tubamo, ku byo dukoresha buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo dutekereze gatoya, kubera ko ni ikintu umuntu atavuga gutya, ku muryango muri Bibiliya. Reka dufate urugero, Matayo 10:21 baratubwira bati umuvandimwe azatanga uwo bava inda imwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana we bazahinduka abababyaye babicishe. Ahangaha nimuza kwasoma ubwo bavuga ku munsi w'imperuka. Yewe nanavuga ko abanyarwanda tubyumva kurusha abandi, kuko tuzi aho umubyeyi yaba yaragambaniye umwana cyangwa se umwana yagambaniye umubyeyi, aho umuvandimwe yagambaniye umuvandimwe we. Ibyo ngibyo abakuze gatoya hari icyo mubiziho, twizere ko ibyo ngibyo Imana izabiturinda, ntibizagaruke mu Rwanda rwacu. Nyamara rero kugira ngo bigeraho umuvandimwe agambanira umuvandimwe, umubyeyi yicisha umwana we cyangwa umwana agambanira umubyeyi we, ibyo ngibyo biba byarabaye kera mu rwego rw'isi y'umwuka, mu rwego rw'ijuru. Burya ijuru ryo riba ryaraciye urubanza kera, abashize imyaka n'imyaka riciye urubanza, kugira ngo ibintu bizageraho noneho abantu bahinduka inyamaswa nyanyamaswa, nuko ijuru ryo riba ryarabaretse kuva kera. Aha rero iyi vanjiri nasomyeho agace, umuvandimwe azatanga uwo bava inda imwe ngo bamwice, umubyeyi n'umwana we buko bazahinduka abababyaye babicishe. Iyi vanjiri ivuga ku munsi w'imperuka. Mbivugeho gatoya, ubwo nabyo bizagira igihe cyabyo, Imana nibishaka. Ni uko iyo wavuze imperuka mujye mwumva kurangira kwa Kiliziya. Hari umuntu kare wambwira ko Kiliziya, mvuze Kiliziya abantu bumva Kiliziya Gatolika, nuko ari ubukene bw'amagambo. Iyo bavuze Kiliziya tujye twumva aho abantu abo ari bo bose basengera. Ntabwo mba mvuze ADPR, simba mvuze EPR cyangwa n'andi madini, oya, ntabwo ari cyo mba mvuze. Iyo mvuze Kiliziya naho abantu basengera. Ubwo rero ibyo Yesu avuga hano bijyanye n'umunsi w'imperuka, aho abavandimwe bazanga abavandimwe, aho ababyeyi bazicisha abana cyangwa se bagahindukirana n'abana babo. Ariko se dutekereje gatoya, umuvandimwe azatanga uwo bava inda imwe bivuga iki? Iyo bavuze inda imwe, tujye twumva ko ari Kiliziya itubyara. Twongeye tubisubiremo, Kiliziya mwe kumva Kiliziya y'amabuye cyangwa mwumva idini riniri, Kiliziya itubyara mu rwego rw'umwuka, mu rwego rw'ijuru. Iyo bavuze kubyara, kuvuka, ni ukwakira urukundo n'ukuri. Icyo bita kuvuka. Naho ibiremwa byo birahari ni byinshi, ariko kugira ngo bavuge ko umuntu yavutse bundi bushya, nuko aba yakiye urukundo n'ukuri. Ubwo rero iyo bavuze ngo umuvandimwe azatanga uwo bava inda imwe, n'andi magambo, inda imwe tuvamo ni iyihe, cyangwa se abantu bagombye kuvamo ni iyihe? Ni urwo rukundo baba baravutsemo, nuko kuri baba baravutsemo. Ubwo rero aho umuvandimwe atanga undi, naho urukundo n'ukuri biba bitakibaho, bikaba bitakigendana hamwe, ugasanga ko ari umuvandimwe watanze undi
aba ari urukundo rwigiyeyo. Kubera iki? Kubera ko ikinyoma cyaje, kubera ko ikibi cyaje, ngaho umuvandimwe aba yaje asa nabi. Aho ngaho rero ni mu rwego rw'ijuru, mu rwego rw'umwuka. Gukamukamo urukundo n'ukuri, mbisubiremo, gukamukamo urukundo n'ukuri, ngiki icyo bita umuriro w'iteka, ngo icyo bita imperuka. Ibi rero ntabwo bisaba ko waravuye mu mwuka kugira ngo ube warageze mu muriro utazima. Mu muriro utazima ushobora kuba muri hano nk'uko nijoro ushobora kuba mutari uri hano. Umubyeyi n'umwana we bibukwa. Umubyeyi nanone ubwo tugaruka mu ntuza mu mvugo ya Bibiliya, umubyeyi ni kiliziya. Nitufata mu rwego rwo hejuru, umubyeyi ni Imana. Imana ni iki? Ni urukundo n'ukuri. Ubwo rero bigeze aho umuntu yihakana Imana, no kuvuga ngo umwana bayihakanye se, cyangwa se mbivuge mbicuritse, no kuvuga ngo umwana bayobotse shitani. Aha rero naho iyo ukamutsemo urwo rukundo n'ukuri, mu by'ukuri uba uri ikigomeke, uba wigometse kuri se ukubyara. Ayandi magambo ukawabaye ikibi n'ikinyoma, winjiye mu muriro utazima. Kwinjirira umuriro utazima ntibisaba kuva mu mwuka, ushobora kuba urimo wicaye hano. Iyo umaze rero kumva uko umuryango ukoreshwa muri Bibiliya, kuko hari izindi ngero nyinshi umuntu yafata, ushobora ngibi wenda tuvuze hejuru byatuma wumva icyo Yesu yabwiraga abantu, avuga ngo abavandimwe banjye nabumva ibyo mvuga bakabikurikiza. Iyo bavuga ngo Yesu ari kumwe n'abavandimwe be, hari abatekereza ko ari abana ba Mariya. Ibyo simbitindaho, sinacyo nshaka kuvugaho. Ariko iyo yavuze abavandimwe be, ni abamaze kwakira kuvuka bundi bushya, bakakira ukuri n'urukundo. Ngabo abavandimwe ba Yesu. Ibyo ngibyo ubivuga ukundi nuko ashaka kujya impaka zisanzwe. Iyo Yesu avuga ati hari umugore bahuye aramubwira ngo hahirwa amabere yakonkeje, Yesu yaramusubije ngo ahubwo uhirwa ni uwumva ibyo mvuga. Mu yandi magambo, umubyeyi wa Yesu cyangwa se mama wa Yesu nuko yakiriye urukundo n'ukuri. Natwe rero dushobora kuba ababyeyi igihe twakiriye urukundo n'ukuri. Icyo gihe nibwo dushobora kubyara mu rwego rw'umwuka, tukabyara ibikorwa by'urukundo, tukabyara ibikorwa by'ukuri. Aha rero ndagira ngo ngaruke kuri ka kantu navuze hariya hejuru, mvuga ngo kera twarahuraga tukanywa, tukarya, tugahaga, tugaseka, tukishima. N'uyu munsi kandi bikomeze bibeho. Ariko icyo nibuka icyambwira ko umunsi wagenze neza, nuko umuntu wese afataga ijambo yahitaga avuga ngo mbega ngo biraba byiza. Ubwo benshi hari icyo bibabwira. Iyi ndirimbo iyo muyikurikiye ni Zaburi 133, ivuga kuri Aroni. Ivuga kuri Aroni. Aroni umuvandimwe wande? Umuvandimwe wa Musa. Aroni mu rwego rwa Bibiliya, mu rwego rw'umwuka, ahagarariye abahereza bitambo, ahagarariye urukundo. Naho Musa mu rwego rw'umwuka, mu rwego rwa Bibiliya, ahagarariye ukuri kw'Imana. Aha rero iyo bavuze ngo abavandimwe bari kumwe, uwo muvandimwe bavugaga ninde? Ni Aroni wari kumwe na Musa. Ndaza kubigarukaho hasi gatoya. Kandi mu mvugo ya Bibiliya muzagenda mubona yuko akenshi abavandimwe bagenda bari kumwe kugira ngo bakore ubutumwa. Hari aho mubona nka Leya na Rasheli, hari aho mubona Loti na Aburahamu, hari aho mubona Gahini na Abeli. Bitarangira neza, ariko ubwo ngubwo wenda nitukora ibiganiro byigiye imbere, cyangwa se abo tugenda tuganira ku bundi buryo, nzabasobanurira icyo babivuga. Iyo Zaburi rero ya 133 iragira mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Bimeze nk'amavuta y'umubavu asutswe mu mutwe, agasesekara mu bwanwa bwa Aroni, maze akamanukira ku nshunda z'umwambaro we. Bimeze nk'ikime cyo ku musozi wa Erimoni kisesa mu bitwa bya Siyoni. Aho nyine niho Uhoraho yagishishirije imigisha hamwe n'ubugingo, ingoma ibihumbi. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Abavandimwe bavugwa hano ni abahe?
ni ukuri n'urukundo bigenda hamwe, ntago ari abavandimwe 1000 cyangwa 10,000 oya, ni ukuri n'urukundo bigenda hamwe. Icyo gihe aba ari byiza mu mutima n'inyuma, bigashimisha n'Imana. Bimeze nk'amavuta y'umubavu. Amavuta y'umubavu, ubwo amavuta nubwo abantu basigaye babikoresha uko biboneye, amavuta ni urukundo asutswe mu mutwe. Iyo umuntu afite urukundo abasha no kugira ubwenge ndengakamere butangwa n'Imana, buturuka ku Mana. Ayo mavuta asesekara ku bwanwa, ni ukuvuga ngo ava imbere akaza akagaragara inyuma nk'ukuri, kuko ubwanwa buvuga ukuri. Mu bwanwa bwa Aroni, Aroni wari umuherezabitambo, ni ukuvuga ngo Aroni uhagarariye urukundo, urukundo rukabyara ukuri, maze akamanukira ku nshunda z'umwambaro. Ni ukuvuga ngo urukundo, ayo mavuta amanuka akagera ku nshunda, ni ukuvuga ngo ahantu hose hari ukuri hakaba hanageze urukundo, kuko imyenda yose ivuga ukuri. Kuba rero amavuta agenda akagera aho hose, ni ukwerekana yuko ukuri n'urukundo biba byafatanye, byaturutse hejuru ku bavandimwe babiri. Ukuri n'urukundo bikomeza no ku myambaro yabo, iyo myambaro nayo ukuri n'urukundo. Bimeze nk'ikime cyo ku musozi wa Erimoni. Erimoni ni Siyoni mu bindi bitabo niko bivuga. Iyo bavuze Siyoni tujye twumva ubuturo bw'Imana. Ubuturo bw'Imana nta kindi, ni urukundo gusa. Urwo rukundo rero icyo butanga ni iki? Ni imigisha. Bimeze nk'ikime kisesa mu bitwa bya Siyoni, aho nyine niho Uhoraho yagishishirije imigisha ye hamwe n'ubugingo, ingoma ibihumbi n'ibihumbi. Ahari urukundo, ahari ukuri, umubano uhari, ahari urukundo, ahari ukuri, imigisha yose ibihari. Ubuvandimwe nibwubahwe, umuryango niwubahwe. Amaso yacu tuyahanze Imana kugeza igihe izatugirira impuhwe, kandi Uhoraho ineza yawe iduhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.